mu nzu aho ngaho wagicuta wangegera uziko bya bintu babijyanye tusohoka wangegeraho noneho baratwica bya bintu babahungu barabijyanye wagicuta ngenda gahambirwa bya bintu barabijyanye ku manyuku noneho papa aratwica bya bintu byose babijyanye wabude mva urugo rurimo kuvuga ngo wa mahero ubundi rujya gutumba mu nzu rutumbyemo ibiki weekend narwo rwabite ubundi nabone kujya njya mu nzu rugasigara hanze bya bintu byose barabijyanye Nibwo mwabusasuye mu ako mwana. Nongwereka. Rero nanone. Reka bakira gucica we do. Mureke simuzi se sijya kiso. Ndebe. Muhagarare. None se nguyu se. Nawe muhagarare. Muri siporo ko muri kwiruka. Hano ko yanika sasa gabera siporo. Yakuzaba bahamba ibintu bangore. Nibikize. Nuko garapurera asigaye inyuma mbikubwiye. Yes. Ako mwana uza gisoro umugome mwana. Gore umuhambirwa arashaka no gushiki. Wowe umuhambirwa mwana muri gukina sasa ko muri kwiruka. Ako mwana muze kutura murangira gukora ibintu byo mu rugo. Ese nawe wasore nibisanga. Kebwe twaje kumusura urumva. Kuyo twaturi kwitaye nyine do no Imana na do none se bakwirina nose nanye nimi ako mwana uze kumusura basarabona ari ikintu urabona ari ikintu cy'injyanye twebwe turi kumubwira tugiye kumufasha kubyoza amanya ko y'ingofero tugiye kumufasha kubyoza namwe nk'abantu baje kubira bintu wari utagiye kubisura bijyanye je no guteka nyine nk'abashyitsi nyine nese abagizi birenge kubibera tugenze baritege oya nibajye mu rugo tugende mu rugo tugende mu twereke ariko yashyira mu basarabona ari ikintu dufite ndabona nta kintu dufite aya nta muzi nk'inyanga mugaye tugende batwereke ibyo bintu wari wite yako ngimurebe ibintu bankore singi Sinjake ibi bintu siwo bisohoye ibi bintu siwo bisohoye nimwe mwabisohoye ibi bintu siwo bisohoye none se mumbwiye ko mwamugiye kubihanagura kumufasha kubyo ase n'igitoki baracyose iki gitoki wagitonora tugiye kugitonora reka tuvugishe iki gitoki mwamugiye kucyoza twacyoza twagitonora nese hari abashyitsi babonye bitekeraho kata regano turamenye twe turasanganwa no ni nko mu rugo kiriya kintu nacyo kimeze nk'uko nyine umuntu aba ashaka guhinduka undi ako n'ubundi hano nabirenze ururungu rwo mu rugo narwo baratwibye none rurigiye rucucu ahubwo wasanga ari rwo rwabazanye ariko uziko byashoboye ntabwo batubwiye ngo tuzaza gusura oya nose nimba nese kabwiye muzaze kwasura kabwiye ngo muzasohora imyenda nese twamufasha gufura sibyo nese ramufuro nese kwikira muri yiko nakigukupira kumena n'umutwe ahubwo zaratugiteka n'uri twa tugiye kugitekereka nubwo muri kuduhinduka ngo yeba none se ko ate wazanye uyu nese mwirukanze muwaye ntabwo twirukanze ngo turakigesha ntabwo twirukanze sibyo tugiye guca imyembe reka twicare hasi mugiye guca imyembe se muri kwirukanka situri inshuti muze twicara genda nawe wicare urubanza tugomba tubwire uburyo ariko akanabwira sibyo akanabwira arabwira papa wawe ko twatuze oya ndagise reka turugishe turi inshuti yawe magara cyane ariko nyine reka nkubaze ibi bintu mwari mubisohoye mugiye kubimaza nimutubwize ukuri nawe ko mutavu ngiye kanabwiza ukuri sibyo mbwiza ukuri ngiye navugisha umuntu ujya gusenga buri cyumweru ngewe n'umuhungu twaje sibyo cyari kivuga ngo ugiye guhereza inka ubwatsi avuga ngo twibe tuye kubigura warasaze ntuyabimbwiye nawe urabizi mu rugo turabakire tunaza kukwiba mu rugo twabuze iki abakire se nibo batiba nese bibi byo kujyana ibice twabikwiba ngo niba muri isambu turabakunda oya ni yemugishije ukuri none umuhungu nese aragushuka wari umwana aragushuka wari umwana ubu nakwambika isafuriya mu mutwe gahantu oya nimbabazi rurashaka kwijijisha ngo ruyambare nayo uzi ukuntu ari ibijura ubonye amayeri rugira ndarwambika isafuriya rukabyemera ubu mu kanya rwawe no kuyitahana aba bahambaye nayo gahantu ese none umuntu yegera ishaje
ari jye nawe ninde mujura n'umutaka umuntu wawe bambukira mama we yemera ubu ninde mujura kandi ari kuvuga ngo nawe wamushuti ndetse nyine mu bigaragara ako namwe muri ibisambo uyu mutaka ko kubona washaje uku nguku Reba mwana. nawe mwari mubi ngo umugore we ngo aratwite da ashaka kuba umushyira ngo azabyara ufite n'ibisororo yo kuzagemurira ndabona byari n'ivarisi yo gushyiramo imyenda y'abana ese ubu ngubu njye nabyibagiwe n'amatara byari biyajyanye navuga ngo n'agatoki ngo aramushyiriramo ubunyobwa none atangiye kubinyerekaho ubundi muri mwebwe ninde washutse njye yambwiye ngo bimutware yambwiye ngo bimutware kuko babyemeye ariko muvuga ururimi rumwe mureka ko mwese buri mwari gushinja njye yambwiye ngo bimutware nyine kuko babyemeye umutwaye se mu bijyane iwabo iwe kuko babyemeye wambwiye ngo umugore wawe aratwite ngo gushaka amafaranga ngo wabuze ibikoresho nyine ubwo niho gisambo cya mbere nanabica njyewe uyu ni ishu n'imbabazi iyo yari turusha iyo yavuga ngo tuzayagurisha mu mwese ubu iki kintu koko iki kintu nacyo mwari mukibye ko aho n'ubundi ngaho utagira ubwenge kino kintu gisubira uri kureba ntabwo ari wabisohoye byose yewe njyewe ndarengana ntirumbeshero nyihakana cyane ni ibisambo tujye kubabwira oya ibisambo tujye yacu kuvugisha turi inshuti mwana nase niba muri inshuti ko kimwe mwari mubi aho hano hari utuboro mfitemo sibyo akira aho ndimo gufungisha sibyo kutugura 1500 sibyo sibyo turabwire ko ubundi batuvumbuye turabwire ko keke kabafate ku masuku barabyumva sibyo ko se mwana ugafasha amasuku hano harimo n'ibishyimbo ubwire ko twabitoranya na soya biravangwa se twabitoranya tugakuramo ibishyimbo na soya ukwako ibishyimbo tukabiteka ntacyo reka tube tubitoranya urumva wowe urafata soya niba njyewe mbe ntoranya ibishyimbo niba ndibaza urabona ko bya bintu koko bifite na gahunda we yakiri gahunda mubwiye tugiye kuzinoza neza ni ukubafatira imigambi oya wewe iceceke kanica nose muri kugira ikiraro uri gutoranya ibishyimbo gutoranya ibishyimbo ariko abantu babona ko batari baje no kwiba bicaye tugira inama ndabona hari mutashakaga no kunyiba hafi nakubwira ati ibintu byo kwiba wapi gusa abantu baza kwiba bakagutorera n'ibishyimbo yaba twagiye bari kuba biruka ibishyimbo muri soya turi kubikura ariko hari ikintu ndi gushidikanya wa muhungu wo mu rugo Kadafu ko yagiye akaba ataragaba ibyo bimubaza natwe keke kandi gusura keke gusura Kadafu ntabwo twatumvikana haba uriya muhungu mufitanye diru ushobora kuba mufitanye diru cyangwa hari ibintu cyajyanye yajyanye si ibi urabona bituzuye si ibyo twari twasuye cyari cyagiye nagiye shasigara ajyana ibintu hano wasanga ya mafaranga ari ku meza yayajyana amafaranga kwa mvuze amafaranga mwumva ako kantu sha urumva uko twumva uratinze reka eri reba hano turi tugiye guseka wowe hamagara Kadafu niba ari na ariko nawe nababeshye umuhungu wawe urumva mubaze niba twebwe reka twe twaje kugusura twakubwira ati duhe ibiryo ngo ntabihari ariko aha kugira ngo umuntu ranepfire yanabiteka hakiri kare icyo kingikira turagereka kwiba ibishyimbo ndi kubona wagira ngo abo bahungu ntabwo bari baje ndabona atari ibisambo kuko umuntu ntabwo yazaho ariko ikintu ndi kwibaza kiriya gitoki ntakigereka ku bishyimbo ndetse abashyitsi baza kubasoma bakaniteka ariko bari bafite baje baguguna imyembe twayiriye cya giti cyo ku irembo twayiriye yari n'ibitungo nyine ko utwinyo kandi ese niba twakuriye ugiye kurya igitoki none si kaba gihiye shana inshuti zanjye nta kundi nimutoranye ubwo bushyimbo umuntu rero ko yabuteka ahubwo se ufite inkwi utacanisha iki ubuse singizi bariro zose singizi iri genda uzane ishoka tube tukwasiriza inkwi ishoka njye mu bwihorere ndabwikora n'ikibiribwa ahubwo hano hari umukozi arabikora uwo mukozi wawe se yenga ufite ubusa ari he buramugira Kadafu numva bafite ibitsatsi birebire ari he murebe
kandi Mutoranye umuhungu uri kumubaza kandi mufitanye deal mwabahungu njye nakwibarije niba ufite umukozi w'umukobwa rero nk'ubu n'indaya akunda reka ahubwo njye nakwaje mama wawe nawe hari mace grafite mu akoze mama umushaje mama mupanze si nyoko umuntu aba bakumbere ese nyoko imyaka ziba zishize kandi aba bahungu nyamara ndi kubakinga akura bafite indimi nyinshi cyane kino cy'ibisazi oya none iki ngiki cyambaye agapira k'umuhondo k'umutuku ibyo nzagikorera ndabizi oya nawe ugarashaka gutereta mere wawe uracungira ijoro wallahi mama se katakwemera anamukubita nyoko no mukora ko ako mukiyagadara ko uranga mukudesha ifuko yanamukubita ifito we nta n'ibyo nawe uganiriye nabi ariko numvise muri mwebwe harimo umuntu uganisha ku ngingo nkunda iyi by'abakobwa nanjye abaye nyine sister wawe yagiye aka kantu nanjye ari nimugoroba akafite umushiki wanyu mwiza nimugoroba nawe nagiye ku muhanda amanirisa agakobwa usigaye wijajarasa hari n'igihe nca ku bakobwa nkabona bari kunda ariko epfira abakobwa baho barankunda ahari gukunda gakafi ese kada erega uri kenshi amarinete mwayakuye shaye marinete mwana nayakuye muri ko njya nyabonana ba Diamond mwa ese wari yambaye ngo inyama ze agura ibihumbi 500 ibihumbi 500 aya mwa waba nshuti niyagura yewe natubo waba wambara ikabutura y'icyatanu ukambara rinete za cyane mwarayi reka reka numva isongi ibyo byaye kubisongi biravuna muniga wowe uri isongi wirwa ako naguramo abakobwa bahari i Kigali uzi kunyonga yitwaye umukobwa ku igare ugira mucya ko kwihengeka kicarana n'ururari no ikintu cyateye hariya mu mujyi no heko umukobwa mwiza nanyishu abari ndari yambarira isuti n'inkweto ya danje akubitamo rinete y'amayi uratwara umukobwa kanjyanye yose sha nari ibizungu kucyumweru zaze tujyana uzi ikintu ufite inzobe zitandukanye n'abazungu izi rinete unazambaye abakobwa bagukunda sinzi no kugura se kubisonga biravuna ziriho n'amabuno amaguru reka namubwira umva cyo mu muhanda cyo mbandijwe buriya abakobwa beza niyo nokora umukobwa kumureba byo no gusa ndanyishyure hara mu mujyi ego komana yanjye kunda inzobe hari inzobe hari abazungu hari abirabura rero modoka bitaraga ibumbu bya sikani yo nambaye ucyo rero modoka tijimbu bya sikani ariko ibintu bishobora kuba biri kutwijijisha ubu igihe batoreye bino bishyimbo reba nta n'ikintu na kimwe bari bashyiramo oya turi gukora turi gutoramo amababi mahafi nizo zingibi ibyo twataye wakijeho wambayeho ajya kureba na kagakobwa kawe ubundi banza ukiyemera watisha atariko shiri wambonye nakana nagasibi mude kwambara ibi headphone nganga bivura akada namije zo apana ayikanzesha banze nde mu nzu ko nta kintu mwatwaye ahubwo reba amafaranga yuko hari ututumirizamo akabyeri ahubwo se sibyo nani wagira tugatama ko ndisa n'byinshi none sigira ngo jagisa ahubwo se gira ngo mana yanjye we babahungu baragiye noneho baratwika we mukadawuhernye mu nzu aho ngaho wagicuta wangegera uzi ko bya bintu babijyanye tusohoka wangegeraho noneho baratwica bya bintu babahungu barabijyanye wagicuta ngurenda gahambirwa bya bintu barabijyanye ku manyuku noneho papa aratwita we bya bintu byose babijyanye wabude wumva urugoryi rurimo kuvuga ngo wa mahero ubundi rujya gutumba mu nzu rutumbyemo ibiki ngwiki narwo rwabite ubundi nabuneye kujya njya mu nzu rugasigara hanze bya bintu byose barabijyanye batabijyana umva ruri kwibaraguzwa mana we noneho baratwika ko batwishira yewe n'imyenda ya mama yo na cya gitoki n'amasafuriya uri kuvuga ibyo ngibyo gusa n'ukuta ubu n'amafaranga na telefoni byose babijyanye cyane noneho baratwica ubona ko batwishira bari butwice se ahubwo kutwica gusa baratwishira wakamana mu cyumba cyacu bagiye maruka reba no mu nzu niba nta kintu cyabuzemo reba handi mu cyumba reba ko nta kindi kintu cyabuzemo byose byose banyama bijyanye
Kaza, yo telefone yanjye wayifashe. oya nta telefone nakozeho Yewe data we nayo Na telefone? bayijyanye. Nayo bayijyanye telefone ya Imana. bana batipe yarari ibijura Kandi twari yarari ibijura sibare baje se ngo bacane mwebwe niwe mwabipanga. byaje bijya imyembe inzira yose Niwe mwabipanze buretse niwe ndavuga ko ari we wabiteye. reka Ndavuga ko ari we wabiteye. None se abantu baje wowe mu rugo tujya kwiryamira kandi waje ukababona batangiye kwinywera icyayi akanywe inzobya wamaherewe wanjegera uru ni wewe bari bukubite ni wowe watumye bino bintu babijyana nandi nibere mu nzu ni wewe watumye babijyana wagicucu ururajya guhena mu buriri nkaho rwaje ngo rurebe none barabigibye ibintu byacu ibintu byose byacu kereka nawe imyenda yawe bayijyana wakigoryi reba mu nzu mu varisi wenda uretse nge nimba afata amahana yanjye ubwo sindi bagiye